Porofeseri tubwire ni iki kigiye kuba muri uyu mwaka w'ibihumbi 2025? Muri uyu mwaka w'ibihumbi 2025 rero ikintu kigiye kuba, papa agiye kwigana kugaruka kwa Yesu Kristo. Ni ukuvuga ngo ubu hariya i Roma mu Butaliyani bateguye ikoranabuhanga rizagaragaza kugaruka kwa Yesu Kristo. Ni nayo mpamvu abantu benshi barimo kugura bonoma kugira ngo bazirebere uburyo Yesu Kristo azagaruka. Ariko ni ibintu bitangaje cyane. Papa agiye kwigana uburyo Yesu Kristo azagaruka. Ni mu buryo bw'ikoranabuhanga nk'uko yavuze ngo marayika nk'uko Yesu cyangwa se na Pawulo yavuze ngo marayika w'Uwiteka azahagarara ku bicu avuza impanda. N'ubundi ikoranabuhanga barimo gutegura uburyo Yesu Kristo azagira gute azagaruka, ariko bagakora ikintu kimeze nk'ikiganano. Ariko ntabwo Yesu Kristo azagaruka mu mwaka w'ibihumbi 2025. Amateka atubwira yuko Yesu Kristo azagaruka mu mwaka w'ibihumbi 2027, kuko ndakwereka igihamya. Imyaka 600 izarangira mu mwaka w'ibihumbi 2025. Mu mwaka w'ibihumbi 2027 imyaka 600, reka amakosore neza, imyaka 600 izarangira mu mwaka w'ibihumbi 2027. Ariko papa kubera ko abizi, kubera ko papa azi ko Yesu azagaruka mu mwaka w'ibihumbi 2027, arimo kwigana kugaruka kwa Yesu Kristo ngo abikore mu mwaka w'ibihumbi 2025. Yigane kugaruka kwa Yesu Kristo ariko akoresheje ikoranabuhanga. Yego, azarema ibicu. Murabizi yuko uriya muntu wakinnye filimi, uriya wakinnye filimi ya Yesu, uriya wakinnye filimi ya Yesu ni uwa hano muri kino gihugu cyo mu Bwongereza, waracyahari. Kumukoresha bakigana kugaruka kwa Yesu Kristo ni ibintu byoroshye. Uriya wakinnye filimi ya Yesu Kristo abantu bazi ko ari we Yesu Kristo, ariko ni umuntu nkanjye, ni umuntu uba wibereye hano mu Bwongereza. N'ejo bundi yarababwiye ati ngewe nimutaba amafaranga ndajya kwikinira porono. Abakristo bateranya amafaranga barayamuha kugira ngo atajya gukina porono. Uriya wakinnye filimi ya Yesu Kristo rero bazamukoresha bigana kugaruka kwa Yesu Kristo, kandi bigomba kuba mu mwaka w'ibihumbi 2025. Bazafata uyu mugabo wakinnye filimi ya Yesu Kristo, bakoresha ibyuma byabo hari i Roma mu Butaliyani by'ikoranabuhanga, bamuhagarike ku bicu, marayika avuza impanda, bakoresha ikoranabuhanga. Mu mwaka w'ibihumbi 2025 hazabaho ikiganano. Papa azigana kugaruka kwa Yesu Kristo. Ariko wibuke yuko imyaka 600 izaba itarashira. Kandi iyo tubara imyaka 600 mbere kuko tuyibara uhereye igihe Adamu na Eva bacumuraga, uhereye igihe Adamu na Eva bacumuraga niho iyo myaka yatangiwe kubarwa. Iyo myaka rero yatangiwe kubarwa, murabizi igihe Yesu Kristo yajyaga mu butayu kugeragezwa na Satani hari hashize imyaka 4,000. Igihe Yesu yajyaga mu butayu agiye kugeragezwa na Satani, icyo gihe hari hashize imyaka 4,000. None uhereye icyo gihe Yesu Kristo yajyaga mu butayu agiye kugeragezwa na Satani. Murabizi ko Yesu bamubwiye, Satani yamubwiye ati hindurira ibuye umugati. Yesu akanga. Yesu akongera akabwira Yesu ati nimba uri umwana w'Imana simbuka, abamarayika baragusama. Yesu akanga. Yesu agahagarika, Satani agahagarika Yesu ku rusengero runini cyane ati simbuka, abamarayika baragusama. Ni ukuvuga ngo icyo gihe Yesu yari arimo kugeragezwa na Satani. Icyo gihe Yesu arimo kugeragezwa na Satani hari hashize imyaka 4,000. Yego, hari n'abandi babara bati igihe Yesu yabatizwaga, arimo kubatizwa na Yohana Umubatiza, igihe Yohana Umubatiza yabatizaga Yesu, intumwa ikamanuka mu ijuru ikamuhagarara ku rutugu, hakavugira ijwi rirenga mu bicu hejuru. Ijwi rikavuga rirenga rivuga riti nguyu umwana wanjye nkunda cyane kandi nkamwishimira. Ijwi ry'Imana rikavugira mu bicu rivuga riti nguyu umwana wanjye nkunda cyane nkamwishimira. Igihe Yesu intumwa yamuhagararaga ku rutugu igihe yari amajije kubatizwa. Abandi bakabara yuko icyo gihe hari hashize imyaka 4,000. Bakavuga yuko imyaka 600 izuzura mu mwaka w'ibihumbi 2031.
ariko abantu babibara mu buryo butandukanye. Bamwe babara yuko iyo myaka 6,000 izashira mu mwaka w'2031, ariko abandi bakabara yuko iyo myaka 6,000 izashira mu mwaka w'2027. Yego, uhereye igihe Yesu yajyanwaga mu butayu ukabara icyo gihe, kuko icyo gihe hari hashize imyaka 4,000. Yego, abanyabwenge niko tubara, kandi na kalendari y'isi ni nako ibigaragaza. Igihe Yesu yajyanwaga mu butayu hari hashize imyaka 4,000, kandi noneho imyaka 4,000 yari ishize igihe Yesu bamujyanaga mu butayu. None ubaze guhera icyo gihe Yesu yajyanwaga mu butayu kugeza mu mwaka w'2027, imyaka 6,000 izaba ishize Yesu Kristo ahita agaruka ku isi. Ariko abandi bakavuga ngo iyo myaka 6,000 izashira mu mwaka w'2031. Ariko n'uburebye byose n'ubundi yaba mu mwaka w'2027, yaba no mu mwaka w'2031, n'ubundi byose ni kimwe naho bitaniye. Ariko reka nigarukire ku kiganano cya Papa rero azigana kugaruka kwa Yesu Kristo mu mwaka w'2025, kandi si hazaba hariho akaga gakomeye cyane, kuko ibyago bizaba birimo kwisuka ku isi, hazaba hariho n'akarengane ku isi, kandi hazabaho n'impfu nyinshi cyane ku isi, kubera ko iyi si abantu benshi bazapfa kugira ngo ibyanditswe mu gitabo cyangwa se ibyavuzwe n'abahanuzi bisohore. Iyi si kubera ko ituweho n'abantu benshi, hazabaho icyorezo kitigeze kubaho. Murabizi ko nababwiye mu cyigisho nigeze gutambutsa, uriya munyamerika Bill Gates yavuze yuko hagiye kuza icyorezo kikica abantu benshi cyane ku isi. Buriya ni nayo mpamvu mu mwaka w'2025 abatuye isi bazapfa ari benshi cyane, bakagabanyuka ku isi. Yego, Bill Gates yarabivuze. Ujye kujya kuri interinete wandike Bill Gates ku cyorezo gishyashya, ubyandike mu cyongereza, urahita ubona amagambo. Bill Gates yavuze yuko hagomba kuza icyorezo kirusha korona, kandi icyo cyorezo kikica abantu benshi cyane ku isi. Papa rero azigana kugaruka kwa Yesu Kristo akoresheje ikoranabuhanga, akoresheje n'abanabi bo bahariya muri Isiraheli, akoresheje n'uyu mugabo wakinnye filime ya Yesu. Noneho abantu nibabona Yesu agarutse bagire ngo niwe ugarutse, ariko igihe cye cyo kugaruka kizaba kitari cyaza, kuko hari igihe cyashyizweho. Niko Daniel yavuze ngo kugaruka kwa Yesu ni igihe cyategetswe. Hari igihe cyategetswe rero Yesu agomba kuziraho, hari itariki n'umunsi Yesu agomba kuziraho, urumva. Ariko Papa azabona yuko Yesu atinze mu mwaka w'2025, ahite yigana kugaruka kwa Yesu Kristo akoresheje ikoranabuhanga, akoresheje tekinoloji. Ariko hahirwa abamesera ibishura byabo mu maraso ya Yesu Kristo.